ubwira umutima ubabarira, uhoraho azawishimira. Abacimanza nibababarire, ntibafite kamere y'Imana, kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Ahiri umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yabaho n'ijuru rikabaho, azamuremera isi y'amafashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo umwami wacu Yesu yakoreye igorogota. Turabashimiye mwese abadukurikira, abakurikira cyane Uruzabibu TV official. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa umuririmbyi, muhanzikazi. Nkuko rero dusanzwe tubana, tugiye kumuha ikaze, kandi mu kumuha ikaze aratwibwira, hanyuma ndabararikira ko turi buze kugirana ibihe byiza. Yesu nashimwe umutumirwa. Yesu ashimwe cyane. Imana ikurinze neza umwaka mushya kuri twese. Ndagira ngo wibwire abantu badukurikira ku Ruzabibu TV official. Uyu munsi wa none twagira umugisha wo kubana namwe. Mwitwa bande, kugira ngo abantu badukurikiye babanze babamenye mu by'ukuri, mwatwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Belize niyo nasenze, ndi umuririmbyi, ndumva ari ibyo. Aha, uri umuririmbyi. Belize niyo nasenze, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Belize, uri umuririmbyi kuva ryari? Kuva ndi umwana. Kuva uri umwana. Inspiration cyangwa kumva ukunze ibintu byo kuririmba yaje ryari, yaje gute kugira ngo wisange, reka dukoreshe ijambo rivuga mu gisata cy'abaririmbyi uyu munsi wa none, wabyisanzemo ryari bifite imbaraga? Murakoze. Nyine ngiye nakuriye mu muryango w'abaririmbyi, wenda wasanga ariyo mpamvu nagize inspiration, ariko ndumva natangiye kuririmba ku myaka 4. Byakuze wenda nko ku myaka 15 gutyo. Yego. Ako ndumva natangiye n'umwana. Utangiye umwana. Wabuze no gucuranga? Oya, ndi nk'amanota 3. Uzi nk'amanota 3? Dore na mi, yego. Oh wow. Nabyo ni byiza. Hanyuma kuva yenda dufatire ku myaka 15, waba warageze ugerageza kwiyandikira zawe ndirimbo? Ndumva narazanditse, ndazifite. Hari zo wanditse ufite? Reka turarikira abantu ko bazazibona mu minsi iri imbere, ubwo uzazishyira ku mugaragaro. Cyane rwose. Wow. Hanyuma turabwira abadukurikiye ku Ruzabibu TV official, uyu munsi nkuko mwabyumvise umutumirwa turi kumwe, ntago dushaka kugira ngo twizimbe mu magambo cyane, ahubwo turagira ngo twumve, dutangiye twumve kumugisha Imana igiye kumunyuzamo, hanyuma nawe aze guhabwa umugisha aturirimbire nk'indirimbo bitewe n'izumwuka yashyize ku mutima wawe, hanyuma abantu badukurikiye baze kunezerwa. Tuguhaye ikaze kandi Imana yo mu ijuru igushyigikire. Courage. Murakoze cyane. Ahiri umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yabaho n'ijuru rikabaho, azamuremera isi y'amasezerano.
umutima nazagwa naho isi yavaho n'ijuru rikabaho azamuremera isi y'amasezerano hahiriye umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima nazaba nawe isi yabaho ijuru rikabaho azamuremera isi y'amasezerano twakuvaho mwami tukajya hehandi ko ari wowe ufite amagambo meza amagambo meza y'ubugingo ko ari wowe ufite amagambo meza amagambo meza y'ubugingo ko ari wowe ufite amagambo meza amagambo meza y'ubugingo. yes arakoze cyane kuturirimbira indirimbo nziza cyane. Yesu niwe ufite amagambo y'ubugingo. Hanyuma kugira ngo uze gukomeza kuririmbira abantu badukurikiye uyu munsi twagira umugisha kukubona kandi abantu badukurikiye hari ukuntu tujya tugira ibibazo tuganira tubyita question challenge tuganira n'abatumirwa kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kugirira umugisha kuri ibyo bibazo cyangwa se baze no kunguka ubwenge. Uyu munsi hari ibibazo twumva twakubaza urumva uri tayari? Tayari. Urumva umeze neza? Yego meze neza. Aha ujya ukunda gusoma Bibiliya? Ndagerageza. Hajya buriya Bibiliya irimo ibice bingahe? Bibiliya irimo ibice bibiri. Aha urugero cyangwa ibyo bice. Yego. Harimo isezerano rishya n'isezerano rya kera. Yego isezerano rishya n'isezerano rya kera. Tuzi ko Bibiliya ibyo bitabo bikubiyemo bibumbiye hamwe nyine biri muri ibyo bice bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishya. Hanyuma turagira ngo twumve cyangwa se usangiza abantu badukurikiye umubare w'ibitabo biri muri Bibiliya ni bingahe? Umubare w'ibitabo biri muri Bibiliya? Yego. 66. 66. Aha abantu badukurikiye ndagira ngo ubwo bazaturebere nimba Berize yabikoze hanyuma muze kumuha flowers muri comment muze kumuha flowers niba yabikoze niba atabikoze kandi muze kutwandikira mutubwire aha icyari cyanyacyo. Hari ikindi kibazo twumva twababaza uri tayari nanone? Yego. Aha Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Iyo dusomye Bibiliya dusanga hari umugabo witwa Abraham. Bibiliya ivuga ko ari sekuruza w'amahanga. Hanyuma Abraham ubundi yabyaye abana bangahe ko bavuga ngo ni sekuruza w'amahanga? Abana yaba yarabyaye bitwa ba Abraham bwite ni bangahe? Ndakeka ari babiri. Ni babiri? Yego. Aha. Hari uwo yabyaye kuri Sara. Yego. Ndetse n'uwo yabyaye ku mujakazi we. Ku mujakazi we. Uwo yabyaye ku mujakazi we uwo mwana yitwaga nde? Umwana yabyaye ku mujakazi we? Yego. Ishmael ngira ngo. Yitwaga Ishmael. Wow. Abantu badukurikiye mukunda gusoma Bibiliya muze kuturebera muri comment nimba ari byo ubwo turagenda tubibona mugende mushyiraho udukomenti. Ikindi kibazo? Yego. Aha turibanda cyane mu isezerano rya kera kugira ngo twumve
n'abantu badukurikiye ubasangiza amakuru. Iyo dusomye dusanga hari umwami witwaga Dawidi, ariko Dawidi akaba yaravukiye mu muryango ngo bari baramujyanye kuragira intama mu ishyamba. Ayo makuru yafite? Ndumva ariko byanditse. Aha, niko byanditse. Ariko ubundi mbere yuko ajya mu ishyamba cyangwa se na mbere yuko aba umwami, ubundi Dawidi yari uwo mu muryango wande, yari uwo kwande? Dawidi? Yego. Dawidi yari uwo mu muryango kwa Yesayi ngira. Yari mu muryango kwa Yesayi. Akandi kabazo gashamikiyeho, tuzi neza ko amateka tubwira muri Bibiliya ko kera iyo bajyaga kwimika umwami byasabaga ko haba hari umutambyi wamusutseho amavuta. Ninde mutambyi muri kiriya gihe wasutse amavuta kuri Dawidi kugira ngo abe umwami? Umutambyi? Yego. Wamusutseho amavuta? Yego. Samweli. Wow, ya ni Samweli. Imana igumugisha cyane. Amen. Hanyuma turumva turanyuzwe n'ibibazo twakubazaga, tunyuzwe n'ibisubizo muduhaye. Yego, murakoze. Hanyuma mwakomeza ukaturirimbira kugira ngo n'abantu badukurikiye bakomeze kugubwa neza. Imana ibahumugisha, turongera mu kanya. Yego, murakoze. Akoze cyane. Umwanya mwiza wo kuvuga imirimo umwami wacu Yesu yakoreye i Golgotha, yahakoreye imirimo myiza wo kuducungura, none turabana be. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo umwami wacu Yesu yakoreye i Golgotha, yahakoreye umurimo mwiza wo kuducungura, none ubu turabana be. Byavuye mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data. Byatewe n'urukundo yadukunze abari gupfa, nibyo byamuteye kutugirira imbabazi. Tuzahora turirimba indirimbo z'i Karuvali, 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 tuzahora turirimba indirimbo z'i Karuvali. Nzamubona umwami wanjye, murebeshe amaso yanjye, nziba ingoma y'amahoro
yamfatiye nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye nzaharanira gusigira icyo umwami Yesu yamfatiye. Yes Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma dushingiye igihe wakundiye muzike ukayijyamo neza, wumva ari ihe ntumbero ufite, wumva ari ihe gahunda ufite mu bijyanye no kuririmba, bijyanye no gukorera Imana mu buryo bunyuze mu ndirimbo? Murakoze cyane. Okay, of course umuntu umuhanzi cyangwa umuntu umuririmbyi aba yifuza nyine kuvamo umuhanzi, sibyo? Cyangwa se kuba yakora indirimbo zigafasha benshi n'abatiretse. Yego. So intumbero yanjye nuko nyine nawe umuhanzi nkakora muzike nyine byeruye neza. Yego ndumva ari ibyo. Hanyuma nk'uko bigaragara uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni uwuhe muhanzi cyangwa se ni uwuhe muhanzi ufata nk'icyitegererezo cyangwa se ufatiraho inspiration, haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ukavuga uti uyu nanjye mufatiraho nka inspiration, mufatiraho nk'icyitegererezo antera motivation? Okay, mu Rwanda inspiration yanjye nifatiraho kuri Mbonyi. Yego. Ariko hanze umuhanzi umupapa witwa Don Moen. Yego. Ndumva ari abo nyine mfata nka role model wanjye. Nka role model wawe. Uyu mugoroba twagize umugisha wo kuba uyu munsi turi kumwe. Ndagira ngo byibuze muri abo bantu ufatiraho nka role model, ugire nkaho ufata sample y'indirimbo uturirimbire twumve. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Gukora indirimbo ya Mbonyi imwe. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura, mubwire ibyo bwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura, mubwire ibyo bwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasayo, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasayo, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ibihe bizusika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira bya jambo by'imfatiro z'isi.
hear our prayer. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. See our hearts and remove anything there is standing in your way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. wow Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ya turanezerewe cyane uyu munsi wa none. Ikindi kibazo cy'amatsiko, waba uba muri korali? Nzibamo. Hari korali ujya uririmbamo? Ujya ukunda indirimbo zo guhimbaza Imana atari zo kuramya, najya ujya uzikoresha? Yego njya nzikora, gusa si kenshi. Ntabwo ari kenshi. Gira indirimbo yo guhimbaza Imana udushyiriraho kugira ngo abantu bakomeze kunezerwa mu izina rya Yesu. Murakoze. Mubwira umutima ubabarira, uhoraho azawishimira. Abacima tari bababarire, ntibafite kamere y'Imana, kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Mubwira umutima ubabarira, uhoraho azawishimira. Abacima tari bababarire, ntibafite kamere y'Imana, kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Mubwira umutima ubabarira, uhoraho azawishimira. Abacimanza nibababarire, ntibafite kamere y'Imana, kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Kuko Imana ihorana urukundo, imbabazi no kugira neza. Imitima ikeneye urukundo nyakuri,
wow Imana igumishe mwinshi. Hanyuma hari abantu badukurikira ku Ruzabibu TV official, hari ubutumwa wabaha, hari message watanga ku bantu badukurikira bitewe n'ibiri ku mutima wawe. Imana igumishe. Murakoze cyane. Abe na mbere ndabaza gushima Imana yonyine bitubeshejeho. Sinzi wenda ndumva ndi mu mwuka wo kuririmba cyane. Yego. Gusa ikintu nababwira ni kiri muri no ndirimbo ivuga ngo turacumura ikatubarira, twaba mu masezerano ikatubarira, turacumura ikatubarira, twaba mu masezerano ikatubarira, kuko imigambi yawe kuri ari myiza, kuko imigambi yawe kuri ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya, nzakomeza nkwizere kuko utayobya. So ikintu nabwira abantu, Imana uko yaba imeze uko kose ni umubyeyi ku buzima bwacu. Yego. So ino ndirimbo iravuze ngo turacumura ikatubabarira. Kuri ino minsi hari igihe kigera akumva yugarijwe n'ibibazo byinshi, either ari ibyaha cyangwa se ari agahinda ko mu mutima we. So ikintu navuga, Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ikiruta ibyo byose nuko Imana idukunda. So uretse wenda iby'itegeko ry'Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, please nuramuka uri muzima, mugenzi wawe akaramuka ari muzima, ujye ushimira Imana. So ikintu nabwira abantu badukurikiye kirenze ibi birenze ibyo ni ugukundana, kuko urukundo ni byose. Urukundo ntirushaka inyungu zarwo, ahubwo rwiringira byose ndetse rukizera byose. Ndumva ari ibyo. Imana igumishe mwinshi cyane. Abantu badukurikiye banezerewe kandi ubahaye ubutumwa bukomeye, kubera ko uyu munsi wa none bamwe benshi bakeneye kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'amagambo abahumuriza. Imana igumisha Berizi. Mu bikorwa uri guteganya, uteganya ryari ko bazabona indirimbo zawe hanze dusoza, kugira ngo abantu bamenye ngo ni ryari tuzabona Berize indirimbo ze zijya hagaragara muzo yanditse? Okay, murakoze cyane. Ntabwo wenda ndavuga ngo nari nabiha gahunda ifatika. Yego. Ngo this is the real time. Yeah. Ariko uko Imana izagenda ishoboza umuntu, yego, bizakunda kandi muzabimenya. Bizagenda neza. Urakoze cyane. Imana mwishije umugisha, wakoze kubana natwe. Hanyuma washyiraho nk'indirimbo ntayo kuramya yo gusoza, kugira ngo abantu tubabwire ngo amahoro y'Imana abane nabo. Kandi nawe turagushimiye. Imana mwishije umugisha. Urakoze cyane. N'ubutaha ni karibu ku Ruzabibu TV official, kugira ngo dutaramire abantu. Imana mwishije umugisha. Reka tugeze iyo ndirimbo. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Mfite umukunzi wanyeganyeje inkingi z'umutima
z'umutima wanjye singibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye ai umva wajuruwe uhora unyibutsa ya magambo mu bihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi ai umva wajuruwe uhora unyibutsa ya magambo mu bihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi. yes turabashimiye mwese abadukurikiye uyu munsi. Turabasaba kugira ngo mukore share, comment, mukandi subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose. Kandi Berize nk'umutumirwa uyu munsi, Imana mwijije guha umugisha, iguha umugisha mwinshi utagabanyije. Ikiganiro cyacu nakagaruka nahangaha tubaye dusubikiye, nahangaha gicukirije iki uyu munsi. Imana mwijije guha umugisha, mwakoze mwese abadukurikiranye. Yego murakoze. Yeah.